ribu yagowe ibiraje ibitwaye umugore arafungwa. Uyu mugore arafungwa. Mu gufungwa k'uyu mugore akatirwa igihano cye kirangiye, diplome ye wanatwe umunsi kundi gwifuriza umugisha w'Imana, gwifuriza amahoro atuba kuri Nyagasani umwami Imana rero ikugire neza kandi Imana ikwiteho cyane. Uyu munsi none ngarusubije tuje tuganire turebere hamwe ibintu bigiye ndetse bikomakomeye cyane. Ni kenshi rero tugenda tubabwira inkuru rimwe mukazifata nkaho hari zitarizo. Yego nibyo nyina amakuru na amakuru, ariko ushobora no gukora inkuru rimwe na rimwe igahinduka, ariko ntacyo uburyo wayikoze. Kandi icyiza rega burya si uko inkuru ibaho dukora inkuru ngo ibeho ibe akarande, ahubwo nubwo dukora inkuru kugira ngo ihinduke, ariko ihinduke neza. Ntabwo dukora inkuru rero kugira ngo ibe akarande cyangwa se ngo igumeho ngo tunezezwe yuko inkuru dukoze yabaho ikahita igumaho cyangwa ikaba kwa kundi twanayikoze. Oya, uwo si umuti w'ikibazo, ahubwo twebwe dukora ibiriho. Ubundi kenshi nta nubwo twe dukora inkuru, ahubwo twebwe tuvuga ibyabaye ndetse tukavuga n'ibiriho n'ibivugwa. Ubundi ibivugwa aba ari inkuru. Cya mbere ikintu kivugwa iyo niyo nkuru. Ibivugwa hakaba ibyabaye, hakaba ibizaba biri mu maproje, izo nizo bita rero inkuru, ndetse ziba zigenda zicyara cyane. Rero inkuru tumaze iminsi dukora ni inkuru cyane yo muri ADPR, kuko burya abantu bose bagira aho bakorera inkuru. Abantu bagira aho bakorera inkuru. Nabonye ikinyamakuru cyitwa Umuyange, ni umwana mwiza cyane namubonye akora inkuru. Niba ushaka kumenya uwakubise, niba ushaka kumenya umuntu wapfuye wiyahuye, niba ushaka kumenya umuntu batemye, niba ushaka kumenya umuntu barashe, niba ushaka kumenya umuntu mbese bimeze gutyo, ujye ku Muyange. Aho ngaho uzahasanga inkuru. Ahangaha rero muri ibinyamakuru byacu tuhatangaza inkuru z'ijambo ry'Imana, ndetse n'izi nkuru zigenda z'insengero cyane cyane. Hari undi muntu nabonye ukunda gutangaza inkuru za Anglikane gusa, nawe nizo avuga gusa, kuko buri impamvu zivuga cyane nuko aba afiteyo amakuru. Natwe rero tuvuga cyane inkuru za ADPR kuko rero tuhita tubona amakuru kandi byihuse. Nimujya muri siporo muzasanga abanyamakuru bose bavuga inkuru za Rayon Sport. Kubera iki? Niyo ifite amakuru nyine, niyo ifite amakuru. Kenshi ugasanga n'izindi nsengero zifite amakuru, ariko noneho usange cyane ADPR yo itanga amakuru kuko nyine iba yayarekuye. Niyo mpamvu rero tuvuga izo nkuru. Ahubwo izi mpamvu tuzivuga ni ukugira ngo abakristo ndetse mufate umwanya munasenga Imana, si ukuza gusereza itorero nk'uko mubitubwira ngo twebwe ngo tusereze itorero. Oya, ntabwo turiserereza, ahubwo tuba dushaka kugira ngo mubyumve ibiberamo, nimurangiza musenge Imana. Amahoro y'Imana rero aze kuba namwe. Tugwaye ikaze kuri iyi channel, ukore subscribe, ukore like cyane, nta kibazo commentaire yawe uko wayishyiramo kose nta kibazo. Icyambere nuko ibyo dukora byose muzajya mugenda mubibona. Nigeze nkora inkuru imwe y'amabwiriza agisohoka agenga isengero. Ninjye muntu wa mbere wayibonye ndayikora, ndetse yari kiri draft itaranasinywaho. Icyambere nuko yari inkuru icyo gihe murabyibuka, nyuma kuyirekura abantu bose bakamamagara ngo ibyo bintu ngo bikura hehe, ngo ibyo bintu ngo warabihimbye. Ese koko mbabazi, wahimba amabwiriza 39 ko yari ifite amabwiriza 39, amategeko 39 wayahimba? Ntabwo bibaho. Rero nuko nguko ngo nawe ngo ntabwo twabonye ku kindi kinyamakuru. Si ngombwa ko mwabibona ku kindi kinyamakuru kuko mwabikura hano, ahubwo n'abandi bose bakabikura. Ndabyibuka ko abantu bakoze iyo nkuru bose bagiye bayikura kuri iki kinyamakuru cyitwa Humura Program TV, niho bagiye bayikura kuri iyi channel, kuri iyi chaîne. Hanyuma ibintu tubikora si kugira ngo dutere umwuka mubi cyangwa se dutere ibibazo, ahubwo dukora izi nkuru cyangwa tuvuga ibi bintu kugira ngo nibura ubikora agende ahinduke cyangwa se ahindure strategy, ndetse ibintu byose bigende neza. Rero Imana ibaho umugisha kandi ukuboko kw'Imana kuze kubana namwe. Icyatumye rero cyanzinduye uyu munsi, reka nyibabwire. Tumaze iminsi turi kugenda tuvuga inkuru cyangwa se tugiye tuvuga ibivugwa ndetse n'ibihari, tubabwira ko muri ADPR gusengera abapastoro icyambere byateje ibibazo bikomeye, ndetse na n'uyu munsi ibibazo byo muri rito no gusengera kw'abapastoro muri ADPR bikaba bitaragira igisubizo kizima,
ndetse nta n'icyerekezo bizafata. Ntabwo birafata icyerekezo. Nibyo pe, abantu bari mu mwiherero, nibyo rwose bari mu mwiherero, mu ntara, mu ndembo nyinshi bari mu mwiherero, ariko mwibuke neza ko nabwo aba bashumbiza isaha ntabwo barabibabwira, ariko mumenye neza ko gusengerwa kwajemo akantu kameze nka point d'interrogation. Hanyuma ibyo rero nibyo ukwiye kubanza gusobanukirwa neza. Hanyuma izo ngorane zose zagiye zivamo, ndetse byagiye bituruka mu bashumba bamwe na bamwe, kuko abantu benshi bagenda bavuga ko gusengerwa kw'aba bapasiteri bamwe muri bo bitari mu mucyo ndetse bidakurikije n'amategeko. Ibi nagiye mbabwira uburyo bagiye bagongana n'amategeko, kandi ari bo amategeko bayishyiriyeho. Mu kiganiro cyabaye kandi babwiye mu ngingo ya 80 n'ingingo ya 90, izo barazikandagiye ndetse barazica. Bongera kandi bakanagira ijambo rya perezida wa repubulika yavuze abubwira ko adakeneye ko abantu bamwe bajya mu kazi ngo bakore ahantu habiri. Niba ari igipasiteri nimujye mu gipasiteri, niba ari diregiteri w'ikigo jya kuba diregiteri w'ikigo. Ibyo nagiye mbivuga, sinshaka kubigarukaho, ahubwo ndashaka kuvuga kuri ibi bintu bibiri byagaragaye muri ubu gusengerwa, ariko bigaragara muri paruwasi nyinshi, ariko ndahera ku ya mbere. Ejo nzababwira indi paruwasi, nzagenda babwira paruwasi kuri paruwasi, nzababwira amaparuwasi, mbabwira uburyo paruwasi imwe bazanye umuntu nk'ikivejuru, umushumba w'umudugudu akaba atamuzi. Nzabibabwira ejo, reka nkabika ako ngaho, nzakababwira ejo. Hanyuma rero reka mbabwire, ariko baraye ndi guseka, ariko iyi nkuru ntabwo isekeje, ariko kandi ntabwo nakora ikiganiro mbabaye ngo ntangire mbabaye soze mbabaye, ntabwo bibaho. Kandi ariko ndabasuhuza, muraho neza, amahoro y'Imana mukajya Imana. Yesu ashimwe cyane, mana yanjye. Aha, reka mbabwire bavandimwe, muri paruwasi y'Amahoko imwe yabatije umuntu ari ku mugoroba mu ijoro. Iyi niyo tuzanye, yabanje kuba iya mbere mu kubimburira izindi zose. Iyi paruwasi y'Amahoko iyobowe n'umushumba, mubabwire nawe, yitwa Bwiko Jean Bosco. Uyu Bwiko Jean Bosco niwe mushumba w'iyi paruwasi y'Amahoko. Uyu mushumba yakoze igisa n'amabara mu gusengera, mu gutoranya abazasengera. Akaba ari bimwe biri kugenda biba intandaro no mu yandi maparuwasi byagiye bikorwamo, ndetse ibi ngibi bikaba biteje ikibazo ndetse n'umwuka mubi cyane. Aha, paruwasi y'Amahoko niho hambere tugiye kubimburira mu byabaye rwose, maze mu byumva. Iyi paruwasi yo muri ADEPR igizwe n'amatorero menshi, nayo byabaye ngombwa ko batoranyamo abantu, ariko mu gutoranya abantu uyu mushumba akoramo ibintu bibiri bikomeye, ndetse uyu munsi bigiye gutera ikibazo gikomeye. Uyu mushumba we yamaze no guhabwa ibaruwa yo gusesa amasezerano nyuma yo gukora aya mabara, maze mu byumva. Nyuma yo gukora aya mabara afite ibaruwa yo gusesa amasezerano, ibi maze mu byumva. Mbere ko iki kiganiro twagerageje kumuhamagara kugira ngo atubwire nibura koko ko ibi bintu ari we wabikoze, ariko ntiyatwitabye kuri telefone, ndetse kandi twamwohereje n'ubutumwa bugufi, nabwo ntiyadusubiza. Telefone yakiyemo ariko ntiyadusubiza. Ibi ni byo tubabwira. Ariko mu bakristo bamwe twavuganye bo muri paruwasi y'Amahoko batashatse ko amajwi yabo ajya hanze, baduhaye amakuru. Yewe banadusabye batubwira ati rwose ibintu biraturenze, ni mubivuge cyane, kubera ko ubuyobozi rimwe na rimwe
bushobora kuba butabyumva neza cyangwa se butabyumva, ariko uyu munsi wa none mu bituvugire baze babyumve babimenye, kuko ibintu byinshi bikorwa ubuyobozi butabizi, nyamara turaremerewe. Aba ni abakristo bo muri paruwasi y'Amahoko. Mu bo twavuganye yaduhaye amakuru, atubwira uburyo uyu mushumba yatoranije umuntu. Uyu muntu batoranije ni muntu ki? Maze mwumve ukuntu byagenze intangiriro ya byose. Kenshi igihe tuvuga ibintu mukavuga ngo ariko ngo ibintu muvuga ngo mubikura hehe, nyamara muri Mahoko bikoreye amaboko, mbese babuze uko bagira, nabo barashaka kurenganurwa rwose ngo ibintu bigende neza. Icyambere, mu gutoranya abapasitoro batoranije umugore. Uyu mugore amateka ye mubanze muyumve. Uyu mugore afite ibintu bibiri bikomeye, ndetse afite n'umuziro, ariko umushumba arawirengagiza, arakomeza aramutoranya. Umuziro wa mbere ni uwuhe? Uyu mugore yigaze ni umukristo kuva mbere, ariko yakoze amabara. Aya mabara ni ayahe yakoze uyu mugore? Maze mubyumve neza cyane kugira ngo mumenye neza ko ibyo tubabwira aba ari ukuri. Uyu mugore yahoze ari prefete w'ikigo, ikigo cyo muri Mahoko, ari prefete w'ikigo. Yari prefete de discipline, yari ashinzwe discipline. Ubwo muraza kumva ko ari GS. Yari afite umudiregiteri umuyoboye. Uyu mudiregiteri yari umugabo. Hanyuma uyu mugore akora amabara yo kuza gushaka gufata diregiteri ku ngufu, bari muri ofisi. Amushakaho ngo diregiteri ngo akore guncenje. Ibyo mu byumva. Diregiteri nawe kubera ko we yamenye Imana, diregiteri avuga ati rero wa mugore we, ibyo umbwira ntabwo byashoboka ndetse ntibyanakunda. Gumana za uncenje zawe, njyewe ndi diregiteri w'ikigo cy'amashuri, nyoboye abana, ndakijijwe, ibyo bintu byawe bigumana. Umugore ngo bibamba, sinzi ibintu yari yariye, niba yanyweye munyumvishirize kamuryumve, simbizi ibintu yari yanyweye. Niba ari ya miti numva birirwa bamamaza kuri radiyo yari yanyweye ngo yo kumara amasaha 5, I don't know, ibyo ni mubimbazi. Ngo yaje yatokombeye ku kigo cy'ishuri, nta nubwo yihanganye ngo mwete bana tujye muri rogi, ahubwo ku kigo cy'ishuri muri ofisi. Uyu mugore aratokombera, akimara gutokombera, diregiteri ngo yanze, mu gihe diregiteri arwana no gusohoka, uyu mugore afata ubugabo bwa diregiteri arabukanda, aravuga ati wa mugabo, nubwo wancika njyewe ndagukanda, ndarama. Aramukanda ati nutama ndamucaho ubukungo. Mwokaje Imana. Uyu mugore arabufata arabukanda, mbese n'ubwa mbere jewe numvise ibintu kuva naho ahisi yani. Umugore akanda diregiteri aramucakira, uwo mugabo arakanda, diregiteri arataka, ikigo kirahurura, tinyaburika ndapfuye. Inzego ziraje, diregiteri abarareze, atanze ikirego, ribu yagowe, ibiraje, ibitwaye umugore, umugore arafungwa. Uyu mugore arafungwa. Mu gufungwa k'uyu mugore akatirwa igihano cye kirangiye, diplome ye iteshwa agaciro burundu, amadiguri yose barahanagura. Bishatse kuvuga ko uyu mugore nta diplome afite. Maze mubyumve, kuko diplome ye yateshejwe iki agaciro. Namaze kubyumva noneho neza ko ndi kugenda mbivuga kugira ngo murusheho kugenda mubyumva. Ibintu nyamara niba binasekeje, ibintu niba binababaje, ibintu nanjye numva naseka, ariko mukangongera mwifata. Ariko n'ubwa mbere jewe numvise uyu mugore, numvise yaremwa, kuva nabaho nabonye umuntu uteye ubwoba. Uyu mugore diplome ziteshwa agaciro, agaruka mu itorero. Kera kabaye rero
uyu mushumba w'iyi paruwasi y'Amahoko aje aravuga ati mwebwe bafite ibyujuje n'ibisabwa ntacyo mumaze, jyewe ndimika uyu mugore. Bamwimika ati ndamwimika, araba pastor pe ajya babatiza. Mwumve, kandi kugira ngo uyu mugore afite umugabo usengera mu idini rya Gatolika, maze mwumve mu mabwiriza ya ADEPR rero, kugira ngo ube pasiteri bagusengere nuko ugomba kuba ufite umugabo usengera mu itorero ryawe. Niba uri umugore batoranije, ugomba kuba ufite umugabo usengera muri ADEPR, kandi niba uri umugabo ugomba kuba ufite umugore usengera mu itorero rya ADEPR. Icyo nacyo kiramugonga. Kimaze kumugonga, umushumba aravuga ati njyewe ntabwo nabyumva neza, nabyiyemeje ko ugomba gusengerwa. Afata uyu mugabo w'umugatolika uvuye mu kabari, ahita amubatiza ku mugoroba wa joro, amubatiza mu izina ry'umugoroba n'iry'ukwezi n'iryo kuryama. Ntabwo yamubatije mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Wapi? Ati ndakubatije umugore wawe ku cyumweru, yamubatije kuwa gatandatu, ku cyumweru umugore aramuranga. Induruza zirabaye. Ariko amakuru ibyo nibivugwa, bikavugwa ko ibyo diregiteri yanze gukora uyu mushumba, ibyo nibivugwa maze mu byumba. Bavuga ko ashobora kuba yamuhaye amafaranga. Ibyo ni kimwe, ibyo nibivugwa, nta gihamya, ntabwo twabibonye, nibyo bavuga. Icya kabiri, avuga ko ibyananiye diregiteri uyu mushumba yabikoze. Hanyuma akavuga ati nanjye ndaguhemba ubupasitoro, nguhemba ubushumba, mugore mwiza, warakoze, ndumva uncece yawe imeze neza. Nuko byagenze gusa. Ariko ibi ni bigenda bivugwa, abantu bikorera amaboko, bamera amababa, bati ibi ntabwo bibaho, ibintu biteye ubwoba. Wa mushumba ukoza amabara uyu mugore. Icya mbere, diporome yateshejwe agaciro. Icya kabiri, uyu mugore nta myizerere, nta myifatire myiza afite, nta mbuto zo kwera afite. Umugabo we si umukristo, kugezaho ibintu byateye induru tutajya kubivuga. Ariko baze wibuke neza, ibi bintu bamutoranya, Ururembo paruwasi yabihaye umugisha, nyine ni paruwasi. Ururembo ribiha umugisha, ADEPR ibiha umugisha. Aza wumve, dutangiye kubivuga, induru utangiye guhaguruka, baravuga ati mugore toka, bamuvanyemo. Ariko baramwerekanye, umugabo yarabatijwe. Bakimuvanamo, umugabo ati nawe ati nari mbonye akazi, none mukirukana umugore wanyu. Ati n'ubundi aho mwankuye ni mu kabari. Abasubiye mu kabari kunywa icupa. Arabyemerewe. Aravuga ati n'ubundi ahandi ho mwankuye, buriya njyewe n'ubundi cyaje mumbatiza, n'ubundi narisomaga. Akomeza araryisomera. Ibyo ni ibikorwa muri ADEPR, aho si hamwe, na hari n'ahandi henshi cyane. Hari n'ahandi nababwiye ngo ejo nzabazanira indi paruwasi. Ejo nzabazanira indi paruwasi. Ejo bundi nzabazanira indi paruwasi. Ejo bundi mbazanira indi. Amaparuwasi ubagiye kujya ku murongo. Nibwo muzamenya ko ibyo tubabwira nyaboneka ari ukuri. Nyamara mwibuke neza ko minisitiri w'ubumwe bw'Abanyarwanda, Minubumwe, yavuze amagambo akomeye. Dogiteri maze mu byumba Bizimana yaravuze ati nyaboneka ADEPR arimo ikintu kivugwamo cyitwa amacakubiri. Dogiteri ntabwo abesha, ajya kuvuga ibintu yabibonye. Ibi rero byongeye kugaragara muri iyi paruwasi y'Amahoko. Byaragaragaye. Ibi ni mana yanjye. Ahubwo naza guhamagara Minubumwe, mpamagare Ibuka,
yo muri Mahoko muri aka karere igende muri iyi paruwasi irebe iki kibazo kiri kuvugwayo, kirimo kuvugwayo, kiravuza ubuhuha, aho bavuga ko kandi abakristo baho bagenda babivuga. Nababwiye ngo umuntu watuhaye amakuru amajwi ye ntabwo yashatse ko tuyatangaza rwose, ariko kandi ibi ni ibivugo, aho bagiye mu gutoranya basiga bafite za masters, basiga abafite ibintu byose byuzuye, ahubwo batoranya ngo umuntu umwe ufite AD, ndetse bakora ikindi kintu gikomeye cyane, bamwita ko ari umuntu warokotse jenoside yakorewe abatutsi, kandi atari we. Banze mwumve ibi bintu ubundi dushingiye ku byo minisitiri yavuze, ntabwo bitangiye kugenda bigaragara. Icyambere harimo gupfobya jenoside yakorewe abatutsi 1994. Icya kabiri harimo kuza guharabika igihugu cy'u Rwanda ko tugifite ingenga bitekerezo ndetse n'amacakubiri. Aha ngaha harimo n'ingenga bitekerezo, ahubwo harimo ingenga bitekerezo hano, ahubwo hano ni uguharabika igihugu cy'u Rwanda ko tukigendera ku bintu by'amoko kandi byarakiwe kera ntabyo tugira. Niba wowe mushumba ufite mu mutima wawe wagomba kubigumana, ariko wiza kubiteza mu bakristo no guteza umwuka mubi. Turasaba Ibuka igende irebe neza ibi bintu. Turasaba Ibuka igende irebe neza ibi bintu. Turasaba Minubumwe igende irebe neza ibi bintu muri iyi paruwasi. Nyamara ibi ngibi byarabaye, turasaba abakorera mu karere no mu murenge iyi paruwasi ikoreramo, ndetse no mu ntara iyi paruwasi ikoreramo, ubwo si mu ntara y'Iburengerazuba ize ibirebe, kubera ko ibi bintu bikomeje kugenda gutya byatuma igihugu abantu bacurika. Nyamara perezida wa repubulika yarabivuze ejo bundi, yaravuze ati aba bantu ni abajura, aba bantu ni abajura. None se bataba abajura, ibi bintu barimo gukora nibyo? None se uyu muntu yatanze amafaranga yatanze iki? Nyamara mureke mbabwire icyatuma n'iri sengerwa rihagarara ni ibi byose turimo kugenda tuvuga. Ibyatangiye kugenda bigaragara kandi ntabwo tuzabiceceka. Hanyuma mwebwe abaza kuvuga ko itora turiharabika, none nimwumve ibi bintu biri mu mitima yanyu, noneho byamaze no kugaragara. Ibiri mu mitima y'abantu bimeze biti? Niba ari uko nguko bimeze, turebe bimeze biti. Ndayizeye tubwire ibi bintu bimeze biti, ko ari ubayoboye. Minisitiri arabeshya, ibintu yavuze ntibitangiye kugaragara, simwe mubyizaniye. Ubwo n'ahandi nzujya n'ahandi biragenda bite? Ibi bintu rero baze kubyitondera, inzego zize kujya muri paruwasi gake gake zicukumbure zirebe. Gusa nanone umushumba we bamaze kumuhagarika, yamaze kubona urwandiko nyuma yo gukora ibi byose, ariko nyamara wibuka ko ururembo rwarabirebaga. Banze wumve ADEPR ibiha umugisha, dutangiye kubivuga umushumba baba baramuhagaritse, ariko kumuhagarika ntabwo bikuyeho ibyo yakoze. Aho ngaho ni hamwe, ahandi hari ibingana bite. Genda shoje ikiganiro, ariko kandi ndasaba kugira ngo n'ahandi hose byaba biri ibintu bihagarare. Nibyo pe, usengerwa nasengerwe, ariko kandi ibi bintu bigendebwa ko muri iri torero bivemo. Niba gukizwa kandi byarananiranye rwose, nongera nsabe RGB, muyobozi wa RGB, ibi byose byabaye udahari, nyakubahwa uw'icyeza, urarengana uw'abandi. Ikimbabaza dore ni kimwe, nuko ibiba byose abakristo bo hasi babyitirira ngo ni leta.
akabyitira leta kandi leta irengana. Leta irarengana, leta y'ubumwe irarengana. Ahubwo bayobozi, ibintu murimo gukora, murimo gusebya leta, murimo gutera umuvungano mu bakristo, murimo gutuma abakristo bavuga leta nabi, kubera mwebwe mufata amamiliyoni mukirira amafaranga ariko muhembwa. Yewe mutavuga ngo wenda ngo ngize ngo umujinya, n'abadepite ntago bayahembwa. Nta mudepite uhembwa miliyoni zigera mu 8. N'abadepite umunsi imodoka bafite barazigurira, leta irazibaha bakazifata ideni bakazishura mu mushahara wabo. Abaministiri bafata imodoka bakazishura mu mushahara wabo, buri myaka 5 bahabwa imodoka ko bishyura mu mushahara yabo. Bagitifu butugari banani b'imirenge, imodoka bahabwa bazishura mu mishahara yabo, zimara imyaka 5 bishyura. Essence barayigurira. None wowe ugera muri Verity itoro rikwishyuriye, byakuguriye, sinawe uyikoresha, wayikubita mu mukuku, amafaranga uhembwa aruta ya ministry, endamunite uba mu nzu ya miliyoni, nubwo yaba ari yawe barayaguha, warangiza ugafata umutekano w'igihugu ukajya kuhungabanya. No, ntago byakunda. Abantu ntago twasinzira ngo turebere ngo nituvuga ngo tuba tuvuze nabi. Ahubwo inzego zize muri ADPR zireba ibintu biri kuberamo. Inzego nizize muri ADPR zireba ikintu kirimo kitarangira. Ni umudayimoni bashinguyemo, hahambyemo satani. Ni wa satani. Abanyamasengesho ba ADPR nimufata amasengesho y'iminsi 3 mu murandure avemo mu izina rya Yesu. Niba arimo aranduke. Ubwo se byagenze bite? Niba abapasiteri bigisha ivanjiri ikabita barimo mugani wa perezida wa repubulika, ubundi murakigisha ibiki? Nje mbona mukwiye kurambika ibitabo hasi mugasezera, kuko ivanjiri ya mbere ntago ibarimo, ntacyo mufite. Muracyafite ibibazo bikomeye, muracyashaka kwigishwa na mugani. Hanyuma nimufate Bibiliya muzibike, ariko ntago byakunda, kuko mwebwe muri abakozi. Nibyo koko abakozi bakora ibyo bashaka, ariko none ikigo ntago wacica ngo leta irebere. Ikigo gifite miliyoni zirenga 4. Izi miliyoni 4 z'abakristo ni igihugu cyose, ni 1/4 cy'igihugu, 1/4 cy'igihugu. Ubwo se urumva abantu mutari kwica urubyiruko, none abantu bari kuvuka babigire hiki? Ngaho rero umuntu uje kuduhakanya naje muri mahoko aduha andi makuru atandukanye n'angatuzanye. Nuyazana uzuvuge ati pasiteri ibintu uvuga rwose uri umunyabinyoma, urabesha rwose, ahubwo bareba ahantu bakubika. Ntubizana bigatandukanye n'ibi tuvuze, ko uyu mugore atafunzwe, ko uyu mugore diplome batayiciye, ko uyu mugabo atari umugatolika, ko uyu muntu batabeshe, uyu ufite AD batagiye kubesha bagahimba ibiki byose. Ariko simba buri mwami ushingiye kuki? Nahandi mubyitondere mu birebe neza. Okay, Imana ibaha umugisha kandi ukuboko kw'Imana kubane namwe. Ndashoje. Hanyuma niba ari ubwa mbere iyandikishe ukora subscribe, kora like, share, commentaire yawe uyiterekemo, tukomeze twumve neza uko ibintu bikomeza kugenda neza. Amahoro y'Imana bane namwe, ndabakunda cyane kandi ndabifuriza umugisha no guhirwa tuba kuri Nyagasani umwami Imana.